Yego turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twishimiye kubaha ikaze ku munsi wa karindwi w'amasengesho y'iminsi 40. Ku uyu munsi turi kumwe n'umuramyi Chance, turi kumwe n'umwigisha Victor Masengesho, tubahaye ikaze. Twishimiye kubabwira ko turi gutangira topic nshya cyangwa se insanganyamatsiko nshya turaganiraho mu minsi yindi mbere y'uko dutangira indi nshyashya. Rero muhabwe umugisha kubana natwe, tugiye gufatanya gusenga Imana. Iyo nsanganyamatsiko yanditse mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Karanditse ngo Abefeso 2:6-7 karanditse ngo nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Muhabwe umugisha rero. Dufatanye gusenga, dutangire uyu munsi. Ahantu uri ujye mu mwanya utuje ku buryo tubana, ndetse ahantu uri dufatanye gutaramira Imana, dufatanye kuririmbira Imana. Turagushimiye Mwami, tugushimiye kuduhaye umwanya mwiza uyu munsi wa 7 ku isaha ya 2 turi mu buntu bwawe, twumva ijwi ryawe, twumva indirimbo nziza, twumva ijambo ry'imbaraga riduhishurira byinshi kuri wowe. Turasenga rero ngo bane natwe, ijambo ryawe tugereho ubutware bwinshi, utuyobore mu kuri kose. Turasengera umwigisha, turabana umuramyi Chance, turabana ku uyu munsi ngo ubwo arabaramya abumva uwo mwanya bataramanye natwe babohorwe, imbaraga z'umwuka wera zikora umurimo udasanzwe muri twebwe. Kwiringira ko kubwo guhishurirwa Kristo tubona ubuzima bushya, tukagendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana, tugakurikira ubushake bw'Imana. Ibyo ni byo twifuza muri uyu mwanya Mwami. Turasenga ngo utuyobore rwose kandi utwigishe uko bikwiriye abana bawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yego, abari live turi kumwe turakomeza dusenga n'iki gihe kingana n'iminota 20. Dufite non-stop prayer cyangwa se prayer chain, tugiye gukomeza dusenga, ariko usenge kugira ngo Imana iguhishurire aho uri muri iki gihe, bikurinda ubwoba, bigushoboza guhishurirwa cyane, kumenya aho uri. Ubugingo bwacu buhishanwe n'ubwa Kristo mu Mana. Kumenya adresi yawe rero mu Mana bigushoboza kubaho neza nk'umwana w'Imana, utabayeho mu buzima bw'ubwoba. Yego, tugiye kwakira umuramyi Chance akomeze dutaramane, natwe dukomeze dusenga, nawe atubakinge mu mwanya wo gutarama, natwe turaba turi gusenga. Ahantu uri ufate uyu mwanya uhagije, tugiye gusenga minota 15 dusigaranye turikoresha dusenga. Nitumara gusenga turakira umuramyi akomerezeho, narangiza turakomezaho n'ijambo ry'Imana, tuze gufata indi minota yose dusenga dushima n'Imana. Mugire ibihe byiza ahantu uri hose, wumva uri mu mwanya wo guhishurirwa Kristo, kandi nubwo waba uri kumva utari mu mwanya, niwo murimo w'umwuka wera muri wowe muri uyu mwanya. Imana iduhana umugisha, Imana itwishimire. Dusengere mw'iri jambo n'ubundi ryanditse mu rwandiko Paul yandikiye Abefeso, niho igice cya 2 umurongo wa 6, wa 7 n'uwa 8. Uwa 8 uvuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Yego, n'iri jambo tugiye gusengeramo. Tubahaye ikaze, dukomeze dusenga. Mwami mwiza, nk'uyu mwanya dusenga, turasenga ngo ube umwanya w'imbaraga, umwanya w'ubushobozi bwinshi bwo kwimenya ko turi muri Kristo Yesu. Bidutere gushira amanga, ejo twarabyize ngo dushira amanga yo guhamya Kristo Yesu, dushira amanga yo kugendera muri we, dushira amanga yo kumva ko ubugingo bwacu buri muri we, maze ibyo bidutere kunesha rwose intege nke zose zaba ziri muri twebwe, intege nke zose zaba ziri mu iyi si turimo, ahubwo twuzure imbaraga z'umwuka wera. N'iyi minota tugiye gufata dusenga Mwana, turasenga ngo ibe iminota yo kubohorwa kw'abantu benshi turi kumwe muri uyu mwanya dusenga. Muri iminota ibe iminota yo guhishurirwa umucyo w'Imana urasira umuntu turi kumwe mw'iri joro Mwami.
kuva mu isaha dutangiye umuntu tugiye kubana atarakizwa, atarizera Yesu Kristo, yumva umucyo mwinshi w'Imana urasira kuri we, abone igice cy'umwijima kiri muri we, abone uburyo ari imbata y'ibyaha, ariko abone n'uko akeneye umukiza Yesu. Dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Dukomeze dusenga aho turi muri uyu mwanya wo gusenga, iminota 15 yo gusenga. Thank you Jesus, God Almighty, thank you. Hallelujah, God, we call upon your holy name. Mwaramutse neza, ndabasuhuje mwese abakurikiye aya materaniro, abari muri aya materaniro kuri Igira Neza TV, mwese ndabasuhuje. Nitwa Christopher Chance Music, niyo mazina yanjye nkoresha mu muziki. Ndi umusore ukunda Imana. Tugiye kubana umwanya muto wo kuramya Imana, kugira ngo twese twegere Imana mu buryo bwo kuramya Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turatsinzwe tuvuga iki, Mana uri nyembabazi. Turatsinzwe tuvuga iki, Mana uri nyembabazi. Turatsinzwe tuvuga iki, Mana uri nyembabazi. Turatsinzwe Mana tuvuga iki, Mana uri nyembabazi. Washoboraga kutabyitaho, by'umunyabyaha nkarimbuka, nta nico byari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa Mwami Yesu, kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Washoboraga kutabyitaho, by'umunyabyaha nkarimbuka, nta nico byari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa Mwami Yesu, kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane, zirenze ubwenge bwacu. Turatsinzwe tuvuga iki, Mana uri nyembabazi. Dore ukuntu wababajwe n'amafuti y'umwana w'umuntu, wishyiraho ibyaha bye wowe utaracumuye. Dore ukuntu wababajwe n'amafuti y'umwana w'umuntu, wishyiraho ibyaha bye wowe utaracumuye.
washoboraga kutabyitaho by'umunyabyaha nkarimbuka, nta nico byari kugutwara cyangwa se nguhungabane, ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. 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 Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya, ikuzo n'ishimwe ni ry'umwana w'Imana, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya, ikuzo n'ishimwe ni by'umwana w'Imana, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. N'umwami yoyoyo, n'umwami yarazutse mu bapfuye, n'umwami indimi zose zigeza turakoye, sarumwami. Indimi zose zigeza turakoye, sarumwami. Ni muzima, ni muzima, oh, yarazutse mu bapfuye, n'umwami. Indimi zose zigeza turakoye, sarumwami. Indimi zose zigeza turakoye, sarumwami. Oh, n'umwami, 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 yarazutse mu bapfuye, n'umwami. Indimi zose
sarumwami indimi zose sigeza indimi zose zigeza turakoye sarumwami ugushikamije umutima asabama oromasa ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utagihinduka. Oh, ugushikamije umutima zabama oromasa ibirenge bye ibizanyeganyezwa kuko utagihinduka. Ugushikamije umutima asabama horomasa ibirenge bye ibizanyeganyezwa kuko utagihinduka. Ugushikamijeho umutima azaba amahoro masa. Ugushikamijeho umutima abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Yewe muntu ukurikiye aya materaniro ndagukurarikira kugira ngo wiringire Uwiteka. Ndakubwira ngo ndaguhamagarira kwiringira Uwiteka, kuko ngo abiringira abantu barabahemukira ndetse babahozaho amaso, babahanga amaso bakabakoza isoni. Hari ubwo wiringira umuntu akaguhemukira, umuri inshuti rwose, mubona ko rwose ubona ko kwifuza kwawe ariho kuzaharizwa, ariko ndakubwira yuko ibyo byose, kwiringira ibindi byose bitari Imana, wawiringiye ubusa. Biragutenguha. Ushobora kwiringira perezida, ushobora kwiringira imiryango, bikarangira ubuzima. Hano nabonye isi izenguruka, abantu biringira abandi, ariko wa muntu wiringiye ugasanga nawe ejo yakennye. Ese numwiringira uzi ko afite amafaranga, ejo akabafashwe n'ubukene, ko mbona ibintu bigenda bihindagurika, bizagenda gute? Nshuti yanjye, ndakwingingira kugira ngo wiringire Imana, wiringire Imana. Abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe nujya uhemuka Mana kandi ntukoza isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Manuru ubuhungiro bwacu, kanduri n'imbaraga zacu, nubwimfa
inzitiro zacu zakurwaho, wowe ntujya uhinduka. Ugushikamije umutima, azaba amahoro masa. Ibirenge bye ibizanyeganyezwa, kuko utajya uhinduka. Ugushikamije umutima, azaba amahoro masa. Ibirenge bye ntibizanyeganyezwa, kuko utajya uhinduka. Araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurora, nzahora mwiringiye. Araza gushyiraho inzira yawe, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurora, nzahora mwiringira. Nzahora mwiringira, nzahora mwiringira. Yamaze gushyiraho inzira, yamaze gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurora, yeye. Nzahora mwiringira. Nawe uzahora umwiringira. Ntawe amwiringiye wakozwe n'isoni, ntawe wiringiye Uwiteka wakozwe n'isoni, ntawe wiringiye Imana wakozwe n'isoni. Ndakusaba kugira ngo wiringire Imana, wiringire Imana. Nzahora nkwisunga, ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe. Nawe isi yabaho, ijuru rikavaho, uzaturemera isi y'amasezerano. Twakuvaho tukajya handi, ko ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ko ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ko ari wowe ufite amagambo meza, amagambo
meza y'ubugingo. Aleluya, singipfuye, kuko ariho nanjye nzabaho. Amaraso ye yankuyeho urubanza rw'ibyaha byanjye. Aleluya, singipfuye, kuko ariho nanjye nzabaho. Amaraso ye yankuyeho urubanza rw'ibyaha byanjye. Amaraso ye yankuyeho urubanza rw'ibyaha byanjye. Yankuruje umurunga w'urukundo, anyambika ubwiza butagereranywa. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ubwo azaza nzimana nawe. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ubwo azaza nzimana nawe. Yankuruje umurunga w'urukundo, anyambika ubwiza butagereranywa. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ubwo azaza nzimana nawe. 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 Ubwo azaza nzimana, haleluya haleluya, nzimana nawe. Ubwo azaza nzimana nawe. Yankuruje umurunga, rabosheye bora rabosherere bonaya, anyambika ubwiza butagereranywa. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ubwo azaza nzimana nawe. Ubwo azaza nzimana nawe. Haleluya, gira ibyo byiringiro. Yankuruje umurunga w'urukundo, anyambika ubwiza butagereranywa. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ubwo azaza nzimana nawe. 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 We kwiheba nshuti, humura, umwami Yesu yaranesheje. Ibyo ubona byose bikugose, uhumure, Yesu muri kumwe. We kwiheba nshuti, humura, umwami Yesu yaranesheje. Ibyo ubona byose bikugose, umwami Yesu yaranesheje.
ibyo ubona byose bikuzengurutse yoyoyo uhumure Yesu muri kumwe we kwiheba nshuti humura umwami Yesu yarakuneshereje ibyo ubona byose bikugose uhumure Yesu muri kumwe amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona kibitariho yoyoyo tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona kibitariho tukagendera mu butsinzi. Urakoze cyane Imana ibahezagire Yego, ibahumurushe. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya. Tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tugiye kwakira Victor Masengesho akomeze n'ijambo ry'Imana, aho muri mufatanye natwe. Ndabizi ko Imana yamushyizemo ikintu gishobora kuduhembura rwose, kandi turamushimiye ko yitabiriye ubutumire bwacu akabana natwe muri aya masengesho. Ni umwigisha mwiza kandi dukunze kubana, ariko n'uyu munsi twagira ubuntu bwo kubana nawe. Rero ahantu uri, ufata umwanya wo kuba uri, ejo twarabivuze, fata isaha imwe yo kubana na Yesu. Nubwo abandi baba basinziriye, fata isaha imwe yo kubana na Yesu. Si Yesu biragirira umumaro cyane, ariko Yesu aragukeneye mu saha imwe. Quality time yawe uyibanemo na Yesu. Ni wowe bigirira umumaro cyane, kuko biraguhereza imbaraga zo kunesha no guhemburwa no guhishurirwa cyane. Rero tumuhaye ikaze, mureke tumusengera Imana, ariko namwe aho muri mukomeze gusenga. Mwami mwiza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe rizima ryaturemye riduhererwa ububasha muri ryo. Turasenga rero ngo uyu mwanya tugiye kubana na Victor Masengesho, umwigisha w'uyu munsi wa karindwi. Dukomeze duhishurirwe cyane, dukomeze twakire imbaraga yaba muri twebwe, dukomeze twumve ibitekerezo byacu biba revived, biba changed, byakira ijambo rizima rifite imbaraga zo kuduhindura. Kandi natwe twemeye kugendera muri ryo, twemeye mentorship y'umwuka wera mu jambo ryawe. Rituyobore mu kuri kose, uganire natwe mw'iri jambo, kandi na Victor utuganiriza nawe aganire nawe. Mwami, turagushimiye ko mu ijambo ryawe tugiye guhishurirwa cyane, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe, tumuhaye ikaze. Amahoro bakundwa n'umwami yacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Nitwa Victor Masengesho. Ndashimira Imana yongeye kumpa amahirwe yo kujya kuganira namwe. Ndumva ubu ari ubwa kabiri tugiye kuganira kuri Igira Neza TV, nka platform y'ivugabutumwa. Nzi ko ari umurimo Imana yashyize ku mutima abantu batandukanye, ariko wamfunguriye imiryango n'umuvandimwe Sam. Munyemerere rero mushimire ko yongeye kumpaye amahirwe yo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana ubundi dutangire. Data, mu izina rya Yesu turagushimira kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Turagushimira kubw'impano y'agakiza waduhereye muri Kristo Yesu, agakiza twahawe ku buntu kubwo kwizera Kristo gusa, tukavuka ubwa kabiri tubihawe na Mwuka, kandi ibyo bikatugeraho ubwo bashaka kuduhishurira Kristo n'umurimo yakoze ku musaraba, ukamuduhishurira mu ijambo. Mwami, turagushima ko ibi byose wabikoze kubwo wari warabigambiriye kuva kera isi itari yaremwa,
ukadutoranyiriza muri Kristo kugira ngo igihe nikigera mwami uzaduhamagare uduhe kwizera utuzure ongere kuduha umwuka ubasha kuganira no kumva no guhishurirwa iby'Imana n'iby'ubumana. Mwami turagushimira kubw'impano y'ubuzima kuko turi duhumeka, niyo mpamvu twongeye kubana na bene data. Warakoze kuturinda kandi ntabwo kuturinda ngo tumare imyaka myinshi yo kurya no kunywa no gukora ubusa nk'uko abapagani bagira, ahubwo ni imyaka yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Nibyo njye na bene data waduhamagariye kandi turagushima ko dushoboje. Iyo dushoboje buri munsi tubasha kugira icyo dukoraho, ibi tukabikora tutikubita mu gatuza, ahubwo tuzirikana icyo ibyanditswe bivuga ngo nimumara mwami gusohoza ngo ibyo mwahamagariwe, ngo nimurangiza ngo muvuge ngo turabagaragu ngo bimbura amamaro. Turashima ko mu bagaragu bimbura amamaro nkatwe washimye kutunyuzamo iby'agaciro gakomeye, si twe tuvuga no uvuga. Niyo mpamvu n'uyu mwanya ngusabye mwami Imana ngo uzuganire n'imitima y'abantu bose bari bashe kumva iyi audio. Arabatarizera bahe kwizera kuko nibo bitanga, abamaze gufata mwami Imana umurongo wabo wazuye ukabaha kwizera. Bene data muri Kristo Yesu bakiri gutangira kwiga ijambo ryawe no kurushaho kumenya ibya Kristo, ndagusaba mwami ngo abushima ubahishurire ikindi kintu kidasanzwe muri iri jambo tugiye kuganira. Iminota mike tugiye gukoresha ibimumaro ku bantu bazatwumva bose. Icyo ushima n'icyo ushaka baryo ukora ku bwa Kristo Yesu niho mbisabye neza, urakoze, amen. Nongera kubashimira bakundwa. Ntatinze muvandimwe Sam yarandaritse mbwira ko hari gahunda y'amasengesho y'iminsi 40 no kuramya Imana muri platform yagira neza, kandi ambwira ko hari topic imwe mugenderaho ikomeye, ariko ambwira ko icyo nzaganiraho namwe ari ijambo ry'Imana tusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7 imirongo 2 gusa. Ndashaka gukoresha igihe gito no kwirimita kuri iyi mirongo yaduhaye gusa, kugira ngo tuvuge ibintu bike ariko byumvikana abantu bose bashaka kwita bumva ku buryo bworoshye. Imana nibishima iradushoboza. Hari ikintu gikomeye nabona gisa nka theme mwateganyije ngo kivuga mu ndimi z'amahanga ngo our citizenship in heaven. Iri jambo ni nko kuvuga ngo ubwene gihugu bwacu mu ijuru, iwacu, gakondo yacu ni mu ijuru. Ese bisobanuye iki? Se koko turi abaturage bo mu gihugu cyitwa ijuru? Ubu se turi uyu munsi cyangwa ari igihe kizagera tukababo? Ese Abefeso muri uru rwandiko Pawulo abandikira n'iki yabandikiye mu gice cya 2 umurongo wa 6 yababwiraga iki? Ndashima batonyije teme, ndashima n'Imana impaye amahirwe ko tuganire kuri uyu munsi wa 7 w'aya masengesho murimo, kuko mwatonyije teme nziza ikomeye cyane, ahantu ruzingiye, kuko nabizera benshi usanga bastragolinga kuri iki kintu. Bisaba rero ko abantu tukwiye kwiga ijambo ry'Imana dufatikanyije. Our citizenship, aha niho hari identity yacu, turi bande. Aha niho hari security yacu, umutekano w'agakiza ubumbiye mahanga. Ntatinze rero reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Kugira ngo byumvikane neza reka duhere hejuru. Ari umutwe w'amagambo uvuga ngo gukizwa n'ubuntu. Umurongo wa 1, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere
ariyo mwuka ukorera mu batumvira. Gatatu, kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibya kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Kane, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Gatanu, kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Entre parenthèses, ubuntu nibwo bwabakijije. We are saved by grace alone. Ubuntu nibwo bwabakijije. Gatandatu rero, aho theme yacu iri, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Karindwi, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Washaka kongeraho n'umunani, ariko reka ingarukire kuri 6 na 7. Ngiyo teme, ngiyo jambo tujye kuganiraho. Harimo amagambo akomeye kuko harimo itangirira ry'urugero rw'agakiza, hakamo etape ikomeye yo mo hagati, hakamo na etape ikomeye ya nyuma yo gusoza mu rugendo rw'agakiza, mu ruhererekane rw'agakiza, byibuze intambwe nk'eshatu za nyuma z'ingenzi zikomeye. Bavandimwe, ndagira ngo tugaruke ku ijambo rikomeye ku murongo wa 6, ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Ituzurana, reka tubanze twumve ijambo kuzuka, kuko aho twatangiye umurongo wa mbere cyo bavuga ngo namwe yarabazuye, ngo mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Kuzuka, kubera iki Bibiliya ifata umuntu ukijijwe, umuntu uvutse ubwa kabiri, nk'umuntu uzutse? Kuki ibyanditswe bikoresha itarime kuzuka? Mu ndimi z'amahanga si resurrection mu cyongereza, nubwo washaka ariyo yakoresha, ariko terime nyayo iri theological ni regeneration. So namwe yarabazuye bivuze iki? Dusubiye inyuma tugasoma mu ngobyi ya Edeni, habaye iki? Itangiriro igice cya 3. Adamu amaze gukora icyaha na Eva bamaze gucumura, the fall, umuntu amaze gucumura, ikintu gikomeye cyamubayeho kuruta ibindi byose mu bihano byose yahuye nabyo, nuko uyu muntu yahise apfa mu buryo bw'umwuka. Kuva icyo gihe urubyaro rwa Adamu, umuntu wese ubyarwa n'umugore, avuka apfuye mu buryo bw'umwuka. Man is dead spiritually. Ibyo ni ihame ridakuka, ibyanditswe byera ni kurivuga, kandi kugira ngo byumve neza ko ari ukuri, nuko tugeze mu Befeso hano badutoranyirije muri iki gice, ijambo rigatangira tubwira ngo namwe yarabazuye. Bande? Aba bantu ije Bibiliya ivuga ko Imana yazuye nuko bari bapfuye. None rero reka twibaza, wowe neza amatwi, none ko turi abantu tugenda duhumeka, ko dufite senses, n'ubu nteza amatwi uri kunyumva, ni gute Bibiliya yahindukira ikavuga ngo warazutse? Wari warapfuye ute? Ryari? Aha ndagira ngo twibukire ikintu gikomeye, sinibuka neza niba n'ubushize nanakivuzeho, ikintu cy'uko uyu muntu mubona agizwe n'ibice 3 by'ingenzi. Agizwe n'umubiri, uyu nguyu, amaguru, amaboko, amaso, umusatsi, umubiri w'inyama n'amaraso n'amagufwa, the body. Uyu muntu akagirwa n'ikindi kintu gikomeye cyitwa
ubugingo. Iyo uvuga mu Kinyarwanda uba wumva bidasobanutse, ariko iyo wavuze ubugingo jya mu ndimi z'amahanga, mu Gifaransa ni âme, noneho mu Cyongereza ni soul. The soul ni iki? Bibiliya yo igaragaza, ibivuga neza. Iryo jambo soul ntabwo ari ritumvikana, ariko ikabigaragaza neza, ivuga ngo mind. Mind rero ni ibitekerezo, ariko soul yo si ibitekerezo gusa, si mind yonyine, hanazamo n'ibyiyumviro n'amarangamutima. So iyo ufashe ibitekerezo n'ibyiyumviro byawe n'amarangamutima yawe, bya bindi ibyo bintu bidafatika, nibyo bibumbiramo ikintu kimwe cyitwa ubugingo. Icyo ni igice cyako kigize umuntu. Hakaza rero igice cya gatatu cyitwa umwuka, esprit cyangwa spirit. Now ugomba kumenya rero ngo ese iyo byanditswe bivuze Abefeso igice cya 2 guhera ku murongo wa mbere ukavuga ngo namwe yarabazuye muri abo bantu batatu bagize umuntu, ninde wazutse? Bibiri biri kuvuga ese n'umubiri, ese n'ubugingo ni soul, cyangwa se ni spirit? Aha natinze igisubizo cyite cyumvikana. Iyo umuntu Imana imukora igitangaza kiruta ibindi gishobora kubaho, ikamuzura yarapfuye, Imana ikizura ni spirit, ni wa mwuka. Wa mwuka wari warapfiriye hehe? Wapfiriye muri Adamu mu itangiriro mu gice cya 3. Icyo tubanze tucyumve. Uwo ni umuntu uzuka, kubera yuko Imana iravuga ngo reka turimo umuntu ngo ase natwe. Imana yamubumbabumba, imaze kumubumbabumba ngibona afite ibintu byose, ngo ariko nta mwuka ari umurimo, ngo irangije ngo imuhumekeramo umwuka wayo. Uwo mwuka w'Imana yamuhumekeyemo rero niwe waje gupfa, si ugusinzira ngo tuvuge ngo ngarakangutse yarasinziriye. Oya, yari yarapfuye, dead. Niyo mpamvu agomba kuba igitangaza gikomeye rero cyuko Imana igomba kukuzura, resurrection, regeneration. Icyo kibanza cyumvikana. Now dusubire kuri 6 ngo nuko ituzurana nawe, ubu ni Kristo uri kuvugwa, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Now tutarajya aho turi uyu munsi mu ijuru mu buryo bw'umwuka, tubaza kuza kubivugaho. Reka twibukiranye ijuru. Ijuru ni iki? Nkuko teme yagomeje kubivuga, iva kuri ngo our citizenship in heaven. Iyo uvuze heaven, ijuru ni iki? Ijuru par definition y'abantu ni ahantu ushaka kumbaza ngo ni hehe. Iyo mu idini batwigisha bageza kutwereka kari hejuru, ikuzimu akagaragaza kari hasi, ariko ngerageje kuvuga mu magambo makeya, ijuru icyo birivuga ni ahantu Imana ituye, ni mu buturo bw'Imana, niho mu ijuru. Now nimba ijuru rero ari mu buturo bw'Imana, ubwo ni hehe? Ndagira ngo icyo kintu kize kuza kumvikana neza. Ku murongo wa 6 rero ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Hari ibintu ngira ngo byumvikane hano, tukaba iyi mirongo turayinterprete neza, turayirangije. Icyambere, nimba twemeranya ko ijuru ari aho Imana ituye rero, identity yacu rero iyo tumaze kuzuka, nibwo umuntu aba avutse ubwa kabiri nk'uko ibyanditswe bibivuga. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 3, iyo uhereye ku murongo wa 3 kuzamuka gukomeza, harimo inkuru zikomeye cyane. Ikiganiro Yesu Kristo yagiranye n'umugabo wari ukomeye cyane, umufarisayo wari ukomeye witwaga Nikodemo. Ntabwo nshaka gutinda, ariko mu kiganiro baganiriye Muswa yasoje amubwira ngo ukaba uri umwigisha wa Farisayo, ukaba utazi ukuri kuhe. Ukuri kuvuga ngo ni ukuri umuntu utabyawe n'amazi ndetse n'umwuka
ntabasha kubona ubwami bw'Imana, ntabasha kujya mu ijuru. Kubyarwa n'umwuka ni ukuhe rero? Kubyarwa n'umwuka ni nacyo nshaka kugarukaho rero. Ni uko Imana ikuzura, ikazura wa mwuka wari warapfuye. Niko kubyarwa n'umwuka. Kandi umuntu uzutse arabimenya. Hari abantu benshi barukurikira izindi mu madini ari hano hanze menshi. Bari mu itorero bamazemo igihe kirekire, bari mu madini bamazemo igihe kirekire, barabatijwe, babyawe n'amazi, rwose barabinika, bagaruka ari babisi ariko ntibabyawe n'umwuka. Ariko icyo nkundira Imana, iyi Imana ikuzura, urabimenya ko wazutse, uramenya ko wavutse ubwa kabiri, urabimenya ko wakijijwe. Aho rero icyo gitangaza cyo kuzuka no kuvuga ubwa kabiri no gukizwa kiba bwa mbere, ndagira ngo mpite mbibutsa ko ijuru rya mbere rihari. Ijuru rya mbere ni twebwe bande. Nimba ijuru ari ubuturo bw'Imana, ikaba ari ahantu Imana ituye, murabizi ko ibyanditswe bivuga yuko iyi mibiri yacu ari insengero z'umwuka wera. Wa mwuka rero wazutse uri muri twe ari wo mwuka w'Imana mu muntu. Muzi ko umuntu atakira umwuka wera agahita atura muri we. Nawe aho hantu Imana ituye rero, Imana imwe mu butatu, Imana Data, Imana Umwana n'Imana Umwuka. None Imana Mwuka ari muri twebwe, ari mu mibiri yacu, ni hatuye, niyo ya spirit yazutse. Nawe ubwo se Imana ituye he? Imana ituye muri twe. Niyo mpamvu muzumva baravuga ngo ijuru ngo riri kumwe natwe. Ijuru ngo ni twebwe. Icyo bavuga ni icyo ngicyo. Imana ituye mu muntu ni igitangaza bavandimwe. Kubera ko uko Imana yabaniye na Adamu na Eva muri Eden, niko yagarutse mu bantu mu gihe cy'ihema. Ariko iryo hema ryashushanyaga ibyajyaga kuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ariko bikanashushanya n'ibyajyaga kuba Kristo ubwo yagomba kuza akadupfira kubw'ibyaha n'ibicumuro byacu. None twamwizera, Imana ikaduha ububasha bwo kuzuka kubw'ijambo ryayo, tukabazima. Umwuka ari Imana agatura muri twebwe. Now presence y'Imana muri twe rero ni ijuru. Bivuze ngo ijuru rero dutangira kurya experiencinga tukimara kuvuka ubwa kabiri. Icyo ni cyambere, number 1. Ngiyo identity, ngiyo citizenship aho tuyitangirira. Niyo mpamvu ni process yo kwimuka, yo kuva mu bwami bw'umwijima ukamenya ko winjiye mu bwami bushya, the kingdom of the light, ubwami bw'umucyo, ubwami bw'Imana, ubwami bw'ukuri. That's a citizenship. Kuko muri kingdom, mu bwami hari Imana Data niyo mwami, yego, hakaba n'ibikomangoma ari byo byatwebwe. So, ni igihugu rero, ni ubwami. That's a citizenship. Ndagira ngo tubanze tubyumve ko ijuru mbere na mbere ntaho Imana iri. None Imana ituye muri twebwe iyo twavutse ubwa kabiri. Ubwo rero ijuru rya mbere turarya experiencinga mu isi kuko ubwami buri muri twe. Ni nacyo Kristo yabwiye abigishwa, arabwira ngo ubwami buri muri mwe. Oh haleluya! Ibintu biranejeje cyane kugendera muri isi, twiga, dukora akazi, dusengana n'abantu, ariko turi mu bwami bw'umucyo, turi mu bwami bw'Imana. Abantu batona tugenda dutega imodoka, abantu tugenda turimo dukora nk'uko n'abandi bakora, ariko tubizi ko turi mu bwami bw'umucyo. Iki ni ikintu gikomeye kurusha ibindi. Tuzi ko tubana n'Imana, tugendana nayo, turyama tugasinzira nayo, bugacya tugakangukana nayo, twatega imodoka tukagendana nayo, twaba turi mu kazi tukaba turi kumwe nayo. None se ubwo Imana iri muri ya mazu yubatswe n'abantu y'ibikuta bine by'amatafari? Never. Bamaze iminsi ziriya nsengero, ibyo bitanu bita insengero, babifunga. Ariko yakumvaga abantu ngo baraguye, ngo ntibagisenga, ngo basubiye mu byaha, ngo kubera yuko ngo atakiri insengero, ngo bagiye kure y'Imana. Nkunda kubwira abantu ngo abo n'ubundi Imana ntiyari batuyemo, kubera yuko urusengero rw'Imana ni imibiri yacu. Imana ituye muri twebwe, turagenda nariho hose. Insengero niyo zaba zifunze utakibasha kujya guterana, ariko n'amateraniro we na mwuka mukwiye guterana buri munsi, icyo kikahinduka ubuzima buhoraho. Nizere ko cyumvikanye. Ijuru ni presence y'Imana. Ni Imana yitwa ijuru. Kuri uburyo rero bwo mu isi, ku muntu wavutse ubwa kabiri, ku muntu wazutse, imibiri yacu irahinduka aho Imana itura, Imana Mwuka Wera. Nizere ko cyumvikana. Tugaruka ku muntu wa gatandatu, nuko ituzurana nawe
itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi mu Kristo Yesu. Haleluya. Iki rero kintu gikomeye, Kristo adupfira ku musaraba, sibyo tugiye kwigaho cyane, agapfira ibyaha n'ibicumuro byacu, yadukoreye igitangaza gikomeye. Ariho hagiye kuza security, ariho hagiye kuza umutekano w'agakiza. Rero babantu bahora bafite ubwoba bwo gutakaza agakiza, babona baravuga ubwoba ariko narakijijwe kubw'ubuntu, ibyo ndabizi, navutse ubwa kabiri, ibyo ndabizi, ariko se uko iri juru nzarigeramo? Umuntu agahora afite ubwoba, umutima umurya, yibaza nimba azarigeramo. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, gira umutekano ahantu uri. Rero ngo Kristo ubwo yabambwaga, igihe bamuteraga imisumari, menya ko uriya igihe bamuteraga imisumari azira ibyaha byanjye, nawe ujye wifata wishyire kuri uriya musaraba, wumve ko ariwe bari gutera imisumari. Icya kabiri, ubwo yapfaga yamanukanye ibyaha byacu abihamba mu mva. Ukwiye kumenya ko icyo gihe wari upfanye na Kristo, ibyaha byawe wakoze kera, ibyo ukora n'ibyo uzakora byose byapfanye Kristo bimanukanye mu mva akabihamba. Kandi icya gatatu gikomeye, akazuka. Ubwo yazukaga rero yaduhaye ubutsinzi, ariko ntibyarekera aho ngaho, agiye gusubira mu ijuru. Ijambo ryatuwe ku wa 6 ngo nuko tuzura nawe ngo itwicaranya na Kristo nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Bivuze iki rero? Biravuze ngo Kristo ubwo hari mu ijuru rero rindi ryambere twaryumvise, aho yicaranye n'Imana mu ijuru, a place aho Imana data ituye na Kristo yicaye iburyo bwayo. Hakaba abakerubi, hakaba abaserafi, hakaba abamarayika, hakaba ya structure iri mu ijuru yose. Aho ngaho Kristo ntariyo wenyine gusa, oya, ahubwo ngo twicaranye nawe aho mu ijuru. Gutese biravuze ngo ubwo turi kumwe nawe mu ijuru rero twavayo dute kandi twarajyanye nawe mu ijuru. Aha rero niho haza perseverance of the saints. Aha niho haza ko berejwe muri Kristo Yesu badashobora gutakaza agakiza. Aho hari doctrine ikomeye, nayo nari buze kuza kuvugaho cyane, ariko nikiri kuza kutubwira ngaha. Ariko kugira ngo byumvikane ko ibyo tuvuga ari ukuri, reka tubishyigikize irindi jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma, reka dusome twumve. Tugiye gusoma Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 kugera kwa 3. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 kugera kwa 3. Dusome Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 kugera kwa 3. Nimwumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo, umurongo wa 1, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. 3 rero ngo, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ubugingo bwanyu buri kuvugwa aha ngaha bwahishanywe na Kristo mu Mana, ntabwo ari ya mind na bya byumviro. Kinyarwanda kirakennye, ni mwuka wayo, the spirit. Mwebwe wa muntu uzabona Imana ahishanywe na Kristo mu Mana. Ni ukuvuga iki rero? Uyu muntu Imana ni gukora ikosa ryo kumutakaza. Ngaho umutekano wabera uri umutekano uko tuzi ko twakijijwe for once and for all. Ibi rero ntabwo nshaka yuko biza kuzamo ibintu by'abayobe birirwa bahinyura ubuntu bw'Imana bakabukoza isoni nke, bashaka kugoreka ubu butunzi bukomeye, bakavuga ngo ubwo ari uko bimeze, ngo ubwo bivuze ngo twabonye agakiza k'iteka, ngo none ngo dukwikorera ibyaha ngo nta kibazo. Ntabwo ari byo. Pawulo se yandikiye Abakorinto avuga ngo dukomeze dukore ibyaha se kugira ngo ubuntu busage ntibikabeho. Bivuga iki? Uwazutse uw'Imana yazuye ikamuha umwuka wera, Imana igatura muri we ariyo mwuka, ntashobora kuramira mu byaha gashyira akaguru mu kandi abinywe abidudubize abiyongobize ngo atugotomera ibyaha nk'abagotomera amazi nk'uko ibyanditswe bivuga, kandi dufite Imana ituye muri twebwe. Cyo ntigishoboka. Aho rero abo barabeshya busanya abanyabuntu, abo nabanze b'umusaraba, abo ni babi cyane. Hari indirimbo nziza cyane
ya korali nabonye yitwa high soap ibintu nk'ibyo ivuga ngo banza agakiza. Ndabarangira muze kwireba banza agakiza high soap irimo igitero cyiza kivuga ibyo bintu. Abanze y'umusaraba biro batukisha ubuntu bw'Imana, batukisha ubuntu bwa Kristo. Ariko umuntu abyumva, umuntu akagira umujinya mwiza ukumva rwanya ishyaka ry'Imana, ariko bwo Imana izirwanirira. Icyo cyo cyumvikana ubugingo bwacu bwahishanywe n'Imana na Kristo mu Mana, aho Kristo ari yicaye mu buryo bw'Imana Data. Now nubwo Imana ituye muri twe, Imana mwuka, iyo presence yayo iduhindukira ijuru, twebwe ko Imana turi kumwe nayo, turi hano mu isi, twumvise ko ari another place aho Imana Data ituye ndetse na Kristo atuye yicaye mu buryo bw'Imana Data. Aho hari n'abakerubi, hari n'abaserafi, hari n'abamarayika. Iyo the heavens, ayo majuru, iryo juru rirahari, kandi byahishuwe biduhishura isi nshya n'ijuru rishya as a place. Ibi rero ngo tujye muri eschatology, ngo tuvuge iby'iminsi y'imperuka nuko bizagenda. Ndashaka ngo tubyumve ngo aho rero Kristo ari ahishanywe na ubugingo bwacu buhishwe muri we mu Mana, adufiteyo amazina y'abera bose bacunguriwe muri Kristo Yesu isi itararemwa. Imana abashe guha kwizera abo babyawe n'umwuka ndetse n'amazi, cyane cyane umwuka niho ngarukaho. Nabyo byo ni ibiri sinshaka kubijyamo cyane. Abo batazatakara na gatoya. Imana Kristo yacunguriye Imana Data mu isi, mu mahanga yose yo mu isi, Abayuda n'Abagiriki n'andi mahanga yose n'Abanyarwanda turimo. Abo ngabo dufite ibyiringiro bitadukoze isoni. Bimeze bite rero? Byuko muri urugamba turimo, guko nubwo Imana ituye muri twe, Imana mwuka ituye muri twebwe, ariko tucyambaye imibiri y'iminyantege nke, imibiri yuzuyemo kamere. Kubera iki? Kuko muri abantu batatu nababwiye, umubiri body, soul ariyo bya bitekerezo n'ibyiyumviro n'amarangamutima, aricyo bise ubugingo, mind n'ibyo byose, ndetse n'umwuka ariwo spirit. Umwuka urahari, uzi kumwe na Kristo mu Mana mu ijuru na hano mu isi, mwuka dutuyemo. Ariko hari abandi bantu babiri, umwe ni umubiri, undi ni ya kamere, ni bwa bugingo. Ubu bugingo rero mind, ibi ntibikizwa, ariko birahindurwa buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Niko gakiza kabyo. Naremuje ijambo ngo ntibikizwa, byari bwumvikane nabi. No kuvuga iki rero? Iyo transformation rero, urwo rugendo rwo kwezwa, ni urugendo ruhoraho. Ni urugendo ruhoraho, numva nabyo tutagiye kwiga aka kanya, ariko n'urugamba hagati y'umwuka na kamere. Ni spiritual warfare, niko Pawulo yita. Rero iyo ntambara tugomba kuyirwana tuzi ngo buri munsi tugenda duhindurwa dusa na Kristo, kuko niwe cyitegererezo. Ariko tudafite ubwoba bwo gutakaza agakiza aho ya. Tuzi neza ngo nuko guhinduka si imbaraga zacu zibidukoresha, si imirimo twakwirata ngo twarabishoboye, ahubwo ni Imana, ni mwuka uduhindura, uduha kwera imbuto z'umwuka wera. Noneho imirimo ya kamere ikajya igenda iba mike cyane. Abagalatiya 5. Imbuto za kamere, imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka, ibyo turabizi. So mu mirimo ya kamere bavuga ibyaha byose bya bintu biremereye n'ibitoya, ariko bagira mu mbuto z'umwuka hakaza urukundo, amahoro. So aho no tugenda twiga rero iyo transformation rero, urwo rugamba Imana igenda ikora rero, tubikora tudafite ubwoba. Aha niho ya security, kuko tuzi ko ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana, kandi Imana itakora ikosa ryo kubyara umwana ngimutakaza. Now ibyo bikatukizere cyuko rero na bya bitekerezo byacu bihora bivangirwa. Uyu munsi iki cyaho ukakireka, ejo ugasanga wongeye wakiguyemo. Ukomeze ukazanye, ube mu ijambo, usenge, ntucike intege. Bimwe ugenda binesha, ibindi byanga ukongera ukabinesha. Uko kugenda dusa na Kristo, dukizwa misemo uranyizwa, nkashingwa mu gakiza ke. Ntago ari ukuvuga yuko ntakishijwe kuko ubugingo bwawe hashonye na Kristo mu Mana. Nuko ngo ya myumvire, ya mitekerereze, the renewal of the mind, kugira imitekerereze ihindutse, ni urugendo rukomeza. Rukazagera hehe rero? Rukazagira rero
mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:51 reka tuhasome mbari naho nsoreza kubw'impamvu z'igihe. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15:51 mwumve aho ruzasoreza. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:51 51 uravuga ngo hari cyanditswe cyiza nkunda ariko abantu bakunda gusoma abantu bapfuye bavuyemo mwuka sinzi impamvu abantu batakigisha aho abantu kibazima ngo babyumve kuko nacyo kirakomeye. 51 dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumezwe no kunesha. 5 warupfuwe kunesha kwawe kuri he warupfuwe urubare rwawe ruri he. Nshaka ngera aho ngaho dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga ko abapfuye bazurwe ubutazongera kubura natwe duhindurwa. Aho rero twatangiye tuvuga ngo namwe yarabazuye tubona ko wazutse ari wa muntu w'umwuka ari warapfuye mu itangira igice cya 3 abaye muzima ahishanywe na Kristo mu Mana uyu ntasha gutakaza agakiza. None mu rugamba rwo guhindura imitekerereze n'ibyiyumviro mu rugamba rwo gusa na Kristo ruzarangira ryari rero ruzarangira ubwo impande zabivuze. Niyo mpamvu urugamba rukomeza ntushobora kugraduatinga ngo uvuge ngo ngengezaho nagikora ibyaha ntibishoboka ngo ngezaho ngenda kibwira na nabi ariko araho tugera tukaba ari ibintu tudashobora gukora nubwo ari utuntu kirwana natwo uko no kugenda mu rwo rugamba dusa na Kristo ariko araho tuzagira rero noneho hazabiki rero impanda ikazavuga impanda ubwo izavuga Kristo agarutse gutwara itorero bene data. Icyo ni ikintu tuzi turishuwa Kristo azagaruka the second coming. Ubwa mbere aza yaje nk'umukiza the savior mukiza w'abantu. Ubwa kabiri nagaruka azagaruka aje gutwara itorero ariko azagaruka ataje gukiza abantu si itorero azabaje gukura mu isi azagaruka no mucamanza azagaruka ari judge. Ubwo rero ibyanditswe bivuze iki mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:51 impanda nivuga Kristo agaruka gutwara itorero hazaba iki nuko abantu bose bapfuye bizeye ngo bazabanza bazuke kuzuka kuragarutse rero. None wakwibaza nge Victor uri mu usangira namwe ijambo uyu munsi ninjye uzazukana n'uyu mubiri wanjye wa undi mu nyantege nke wa mubiri ukora ibyaha wa mubiri urwara wa mubiri uganya wa mubiri umunyantege nke kweri mumva se ko ari buzazuka ntago ari byo iki tubwira ko rero atari buzazuka Imana igomba kuzuka yaduhaye imibiri mishya imibiri idakora ibyaha imibiri itarwara imibiri itapfa kuko n'urupfu ruzahitarumirwa uhera icyo gihe niwo mwanzi wa nyuma uzakurwaho. Nguko kuzuka kw'imibiri rero kuzaba kubaza barapfuye bizeye ngo nibo ba mbere bazabanza kumva ngo ibintu bigereranywa nko guhumbya uko uhumbye ijisho ukarekura ngo niko bizagenda. Abantu bazahumbya ne bahumbura amaso basanga itorero ryagiye basanga abantu bera bagiye basanga bizera bazamutse. Uko kuzuka rero kundi kw'imibiri yacu igahindurwa noneho iki tuvuye ko tuzahindurwa nuko ngo natwe bazabakiriho nuko Pawulo yandikira Abakorinto yazi ko bazabakiriho babirebaga nkaho ari ibintu bizabesho natwe tubivuga uyu munsi mperuka yaba ko nituze umunsi n'igihe igasanga natwe tukiriho reka tubivuga natwe bazaba bakiriho ngo duhindurwe. Biravuze iki bivuga ngo nidushatse tugihumeka twambaye iyi mibiri ntishobora kubona Imana niyo mpamvu izahindurwa nayo kugira ngo imibiri idakora ibyaha itarwara imibiri idafite ingaruka z'icyaha
imibiri, kuko kurwara, gupfusha, ibi byose ubumuga butandukanye mwirirwa mubona, mujye mumenya ngo ni ingaruka zose z'icyaha. Iyi mibiri rero kubera ko icyaha n'urupfu ari wo mwanzi wa nyuma, aribyo bizaba bikuweho, iyi mibiri yacu igomba guhindurwa, tugasangana umwami wacu Kristo mu gicu, dufite imibiri mishya ihindutse. Abapfuye bazuke, bazukana imibiri batapfanye, natwe bazakiriho duhindurwa, dusangane Kristo dufite imibiri dufite. Nguko ukundi kuzuka rero no gufatika, aho dusanze Kristo mu ijuru. Noneho ijuru rero mvuga azatujyana sirya ndende irimo Imana, iyo ni eschatology na eruption na tribulation n'ibijyana nabyo. Numva tutagiye kubigana aka kanya, ariko be ngombwa muvandimwe Samaza ashaka umwanya nabyo bana bakabiganiraho, kunze ko abantu babivugaho uburyo butandukanye. Ariko ikirimo gikomeye nuko impande zavuga byose tubyemeranyaho, itorero kazamuka, tukemera ko rizamara imyaka 7 mu kirere, abantu bapimwa ku mirimo, abo bakari bazagaruka na Kristo baje kwima ingoma y'imyaka 1000. Byibuze reka tugarukira aho ngaho, aho karakomeye. Nyuma yaho kaza bisinshya n'ijuru rishyashya. Iyo sinshya n'ijuru rishyashya ibyaryo reka twe kubitindamo, reka twe no kubijyamo cyane. Ikirimo gikomeye nuko hari gituzunya tukabana Kristo, kandi Imana Data, Imana Umwana, Umwuka Wera ni Imana imwe mu butatu. Hari aho tuzujya kubana n'Imana kwa kundi yabishakaga muri Edeni, ngikagisura Adamu na Eva mu mafu ya nimunsi, ngikabaganiriza. Tuzagira ikindi gihe Kristo ari umwami uganje tuyoboye, aho hantu hatabijya, aho hantu hatabira indwara, ahantu hadapfa gupfusha, ahantu hatabira inzangano, ahantu hataba gusuza umutima, hataba kwibaza ngo ejo nzarya kintu ngo nzambara iki, ahantu atibaza ngo nzakura akazi, ahantu atibaza ngo nzakura amafaranga, ahantu atibaza ngo ndakura minerval, ahantu atibaza ngo ndakura buruse. Aho hantu bene data ndabakumbuje, ngiye in citizenship. Ahandi tuzabana n'Imana, tuzabana na Kristo. Bavandimwe, birahera ubu ngubu kubavutse ubwa kabiri, ariko biraganisha aho ngaho. Kandi ibyo turabigenda rwo rugendo tudafite ubwoba na bukeya rwose, kuko tuzi yuko Imana niyo offer y'agakiza, niyo yatangije agakiza, niyo igasustaininga mu rugendo rwo kutweza no kuduhindura, ni nayo igakomeza kugira igihe tuzasora amahoro, tugahura na Kristo n'umwami watubambiwe, tukareba inkovu zo mu biganza bye, tukishimira ko n'ubwiza bwo mu maso ye, tukanezerwa. Aho niho tuzagira umunezero wuzuye, kuko ibindi bintu byose byo mu isi nta cyakunezeza. Nabonye umuntu adashobora kunyurwa konyine nuko muri presence y'Imana, no kuba ahantu Imana iri, no kuba ahantu Umwuka ari, no kuba ahantu Kristo ari. Kuko Imana yaremye umuntu ikora ishoka byose mushyiramo gap ituma agomba guhora ashaka, yumva ari ikintu kituzuye. Ibyo wamuha byose ahora yumva ari ikintu kituzuye. Icyo ugomba kucyuzuza ni Mwuka, ubwo Kristo ni ugomba kucyuzuza. Ahantu tuzaba turi presence y'Imana ihari, Imana ariyo byose, ariyo umunezero wacu, ariyo kunyurwa kwacu, ariyo mahoro yacu. Ngiyo iryo ijoro, ngubwo ubwenegihugu, ngiyo gakondo yacu, ngiyo citizenship. Ndasoje, nasoza nkubaza ngo ese umaze kubona itike yo muri ubu bwami? Si Imana yarakuzuye, ugira umunsi wibuka, umunsi mwiza nibuka nabona kwemereyeho, uwo munsi urawugira. Iyi transformation ise uyirimo, uru rugendo rurimo rwo ukwezwa no guhinduka dusa na Kristo. Ujye ugira wumva ubabajwe n'ibyaha, ujye ugira inzara n'inyota byo gukiranuka, wumva ukunze ibyanditswe byera. Ese wumva ukunze abera naho bari hose? Nimba ibintu byose ubyiyumvamo, uvutse ubwa kabiri, warazutse umwana w'Imana. Ariko nimba utabyiyumvamo, ukabuzi kukijijwe gusa, ariko ukabuzi ko ibyo bintu utarabyumva, ndagusabira ngo uyu munsi wizere Kristo wahanuwe mu byanditswe byera, igihe kikagira kavuka, wizere ko yapfiriye ibyaha byawe, wizere umushyireho ubwo bwambure bwawe bwose, umushyireho ibyo byaha bikurushya, ureke pride, ureke ubwibone, ureke kwishyira hejuru, ureke kumva ngo igihe wimazemo uko cyakingana cyose. Rore yose waba ukora mu nsuzi y'Imana, icyo waba ukora cyose muri uyu murimo, ni igihe cyo kugira ngo wizere Kristo, urebe ku musaraba. Nk'uko Mose yamanutse inzoka mu butayu, yirebye bose bagakira ubusabwe bw'inzoka, niko n'umwana w'Imana yamanitswe kugira ngo abamureba bakamwizera babashe kuba ubugingo buhoraho, kubera ko
bizeye ko ibyaha byabo ari byo yacumitiwe, ko imibabaro yabo ariyo yikoreye. uyu munsi ndakwereka runeza amatwi, ufate umwanya witekerezeho, umedite uri wenyine. Imana yo ntirya ruswa, murabizi, n'umutima nturya ruswa, ibyo byose uramenya kuri umukuri. Asigaye reka dusenga Imana, ngaho Imana ishima ibarukore. Data turagushimira kubwira ijambo tuganiriye, turivuze twihuta, hari bitumvikanye, ariko ndasaba Mwuka Wera ngo ariherekeze cyane cyane mu mitima bari buze gutega amatwi bumva bose, rigira icyo rimara Mwami Imana, kubera ribedifayinge, rigira icyo ribamarira, rigira icyo ryongera kubibutsa kuba atarizera uwo mwanya kujya gutekereza Kristo no kumwibuka no kumurebaho no kumwizera, kugira ngo nabo barabe abaragwa mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze kuduha amahirwe, uzongera kuduha nandi, kandi amaze gusengera uyu murimo ngo umeze kuwagura aya masengesho iminsi 40 n'ihishirwa rikomeye, kandi muri korwa n'abarumuna bacu. Turasenga umeze kubakomereza amaboko, utanga ibikomeye byose, ministeri ikomeze kwaguka, cyubahiro n'ubutware n'ugukomera ibibi byawe byose tubyambaje Imana Data, mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Yego, turabashimiye mwese twabanye ku munsi mwiza, umunsi wa 7. Yego rero twifuza kubamenyesha ko ejo tuzakomeza kuganira ku intego. Tuzaba turi kumwe n'umuramyi Faron, umuramyi mwiza kandi uzuye ubuntu bwinshi. Turamushimiye Faron ko azabana natwe. Tuzaba turi kumwe kandi namwe mwese n'umwigisha ndetse n'umuyobozi wa gahunda mediatrice. Azaba ari 2:00 tuzaba dutangiye. Turabasaba kuzinduka rwose nk'uko mwazindutse uyu munsi. Kuba tukiri kumwe live, mukomeze kubana natwe aho muri, kandi twishimiye kubana namwe rwose. Byari byiza rwose, byari byiza. Yego, reka tubahe ikaze rero ku munsi w'ejo tuzakomeze kubana, tubabwira ko tuzaba turi kwiga by'umwihariko ku uyu murongo wa 6, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Abefeso 2:6-7. Iki gice gikurikiyeho uyu munsi twize cyane nuko ituzurana nawe. Ejo tuzakomeza itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Yego, rero tubahaye ikaze ku munsi w'ejo 8, kandi dukomeze kubana no mu minsi igera kuri 33 isigaye. Bizaba ari byiza. Icyo shimira Imana ni iki, nuko uko umunsi umwe ugenda uvaho, undi uza ukurikiyeho buri powerful kuruta ngo twari turimo. Rero ni byiza kubana namwe rwose. Dushimiye chance twabanye, Imana imugisha kandi komeze mwagure mu buryo bwose nk'umuramyi. Dushimiye kandi Victor Masengesho twari kumwe, so graceful, nukuri byari byiza. Kandi dushimiye mwese twabanye ku uyu munsi, kuko mwaziye ku gihe. Mureke dusoze tuvuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bane natwe none n'ibihe bidashira. Amen. Muhabwe umugisha kandi Imana ikomeze bahishurire mw'iri joro. Abagiye kuryama biba mwanya mwiza wo guhishurirwa. Murakoze.